Hello my friend, uyu munsi ngiye kukwereka ibintu ugomba kwitondera kujya ukoresha kuri YouTube channel yawe niba ugira ngo ntibazayisibe cyangwa ngire ibindi bibazo. Hano hari ibintu bibujijwe YouTube channel, YouTube iri kwanga. Ona nk'ino video nashyizeho bahise bayisiba. Kubera iki? Kubera ko nashyizeho content YouTube channel idashaka. Hari content YouTube channel ubu ngubu itari kwemera. Niyo uri kugira amahirwe ukayifata n'undi bagera nyuma bakayisiba. Hano bamaye notification ko YouTube removed your content yanjye bayikuyeho. Noneho kanze dukomeze no nkubwira ngo ni ibiki YouTube channel iri kwanga. Tugomba gukora ni subscribe kuri Minya Studio tukajya tubana iyi mwanya ku wundi. Nkubwira ngo ibintu bijyanye na free internet, nkubwira nti wowe ukibirimo ushatse wabigabanya. Nkubwira ngo nk'ubuhamya njyewe nari mfite YouTube channel igeze mu gihe cyo guhembwa, kiraho video bahita bazisiba. Nari mfite video nyinshi, noneho bakareba video nyine zazindi ufite zifite ibintu byinshi, bagahita bakoregaho strike, noneho bagahita bayisiba. Nkubwira ngo weho ukibirimo nakugira inama yo kubigabanya ukajya ukoresha izindi content zindi. Kuvuga ngo ibi bintu bigira ababikurikirana benshi, kandi nyine ni ukuvuga ngo bibaho bizamura umuntu tu. Aha ni ukuvuga ngo YouTube channel yawe barayisiba. Ndakeka muzi, urabona hano izi zose ni community strike namberetse, bampaye 3 bahita YouTube channel yanjye bahita bayidiretinga iravaho burundu. Urumva ngo iyi ngiyi turiho n'indi yindi nshyashya. Nkubwira ngo nkugiriye inama weho kora subscribe.